Amahoro y'Imana niyongere abane namwe. Igisirikare cy'u Rwanda kirimo ibyiciro binyuranye ariko byose bifite inshingano imwe yo gusigasira ubusugire bw'igihugu. Ibyo bikorwa n'ingabo zirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere, izirwanira mu mazi n'izindi. Uko cyubatswe kirimo imitwe ifite imirimo yuzuzanya mu nyungu z'igihugu n'ituze y'abagituye. Umwe muri iyo mitwe ni uzwi nka military police. Abantu bakunda kubona abasirikare babarizwa muri uwo mutwe bambaye ingofero zitukura, rimwe na rimwe mu gihe cy'ibirori abona bari ku karasisi batwaye ibendera ry'igihugu mu muhanda bagenzura umutekano n'ahandi. Uyu mutwe washyizweho mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, aho witaga ahanini kurwanya ibikorwa byose byanyuranya n'umurongo wari waratanzwe na Major Paul Kagame wari uyoboye urugamba. Mu bitabo bitandukanye bigaruka ku mateka yo kubohora igihugu, hagaruka ku bikorwa binyuranye byakozwe mu guharanira ko ikinyabupfura n'inshingano RPI yari yarihaye kigerwaho nta nkomyi. Izi nyandiko zitsa ku buryo imyitwarire y'abasirikare ba RPA yagenzurwaga nk'uburyo hamwe na hamwe hari abasirikare babaga batashutse ku nshingano bagahanwa, uburyo umwe yashoboraga kwamburwa amapeti agasubira ku ipeti ryo hasi, bikazamusaba kongera gukora cyane kugira ngo azamuke mu ntera. Uyu mutwe wagize uruhare rukomeye mu guharanira ko mu gihe cy'urugamba na nyuma yarwo abasirikare batigabiza imitungo ya rubanda cyangwa ngo bagaragare mu bindi bikorwa byari binyuranyije n'umurongo washyizweho. Colonel Agnes Tuyisenge ni umuyobozi wa Brigade ya Military Police mu gisirikare cy'u Rwanda. Asobanura ko aho imyaka yagiye ishira uyu mutwe wagiye wigurirwa inshingano ukomeza kugira uruhare mu kurinda umutekano w'igihugu ariko hitawe ku myitwarire y'abasirikare. Yagize ati dushyire imbaraga mu kurwanya imyitwarire mibi ishobora kuba yagaragara muri bamwe mu bagize RDF. Indi nshingano ni ukurinda ibikoresho n'abandi basirikare, gutanga umutekano mu bigo bya gisirikare. Indi nshingano yihariye dufite ni ukurinda abayobozi bakuru ndetse n'abashyitsi b'ingabo baza gusura RDF bavuga mu bihugu byo hanze. Uyu mutwe ushinzwe kurwanya kandi amakosa ashobora gukorwa hifashishijwe ibinyabiziga bya gisirikare, aho umunsi ku wundi hari abasirikare baba bagenzura ko ibinyabiziga bya gisirikare byahuriza amategeko, byubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko yagenwe. Colonel Tuyisenge ati undi mwihariko wa Military Police utandukaniro n'indi mitwe ya gisirikare ni uko niyo ishinzwe gufunga ababa bagaragayeho amakosa no kubahana, ibasubiza mu murongo kugira ngo babashe gusubira mu nshingano. Barikosoye bagiriwe inama ndetse guhanwa ibihano byubaka umubiri kugira ngo umusirikare wakoze amakosa yumve ko atagomba kuyakomeza. Iteka rya Perezida Kagame ryo muri Kanama uyu mwaka rigena ibyiciro by'ingabo z'u Rwanda risobanura Brigade ishinzwe imyitwarire mu gisirikare cy'u Rwanda umutwe wihariye w'ingabo z'u Rwanda ushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza no kubungabunga imyitwarire myiza y'abasirikare b'ingabo z'u Rwanda. Ishinzwe imyitwarire mu gisirikare, kurinda Minisiteri y'Ingabo, ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda, ibikorwa remezo bya gisirikare. Turebe hamwe imikorere na Military Police n'abaturage basanzwe. Colonel Tuyisenge asobanura ko umuturage usanzwe ukwiriye kubona Military Police ishusho ya RDF kuko arwanya umuntu uwo ari we wese waba witwaje umwenda wa gisirikare kuko yahungabanya umuturage. Ati ni inshingano zacu kwihuta vuba tukareba ko dutabaye uwo muturage ndetse no guhana ku buryo bw'intangarugero uyu musirikare waba witwaje inshingano ze ariko akanyuranya n'amabwiriza agenga RDF. Colonel Aline Wibabara ni umwe mu babarizwa muri Military Police ushinzwe ahanini kugenzura umutekano mu muhanda. Avuga ko uyu mwuga umuteye ishema nta mbogamizi